agatera intambwe kari kwita agaca mu kaguru kamwe kubera kuntu igipantaro cyangana. Iyo mutekereje mu gitondo yatsangura bagirana muri ngiye. Haleluya! Iyo bigeze saa sita njya mbona umweru neza neza nta kizinga kiri. Byagera nimugoroba nkacyaga imbeho yanyishe kahita mbona neza neza zirashize. Rero turi kumwe n'abakristo ndetse n'abakozi muri rusange b'iyi midugudu yacu yose uko ari ine ya ADEPR hano mu nkambi. Reka tubasabe aho bari kugira ngo badusuhuze. Reka turebe abari hano imbere mu materaniro baturutse ku mudugudu wa Beteli cyangwa se ku itorero rya Beteli bahaguruka bakadusuhuza tukabakira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, tubakiriye mu izina ya Yesu Kristo. Amen. N'abaturutse ku mudugudu cyangwa se ku itorero rya Betlehem, reka nabo tubasaba aho bari bahaguruke babipe iteraniro tubakire mu izina rya Yesu. Nanone n'aba bene data tubana kuri musozi baturutse mu matorero atandukanye. Dufite amatorero menshi, Nkurunziza, Blessing Church, dufite mu matorero Foursquare, abanyagatolika, abayisilamu, abadivantiste n'abandi benshi. Ndetse hari n'abandi badafite itorero ahari, badafite aho basengera, ariko nabo twababwira ngo bagomba kugira aho basengera. Aho bose tuvuze abashitsi bose bari kumwe natwe imbere mu materaniro, mwahaguruka bose mugapepe iteraniro natwe tukabakira mu izina rya Yesu. Ibaho umugisha twihuse. Nanone hano imbere murabona turi kumwe n'indi timu. Iyi ngiyi yagiye ibana na mama Queen iba hafi cyane. Ndatekereza kuko bagiye basengera n'iki giterane baraye batugiriye neza kandi muraza kumva n'ubundi. Reka tubasabe iyi timu ihaguruke idusubize tubakire mu izina rya Yesu. Dusuhuze. Murakoze cyane, turabakiriye mu izina ya Yesu Kristo. Amen. Imana bamugisha. Turi kumwe n'abacuranzi ndetse n'abatekinisiye bari ku buhanga bw'ibyuma. Reka nabo tubasabe nabo badusuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Atwakirire abashitsi ndetse n'abakozi b'Imana bari hano ni kare. Haleluya. Arakoze cyane pastor kwakira. Imana imugisha. Dushima Imana ko duhaye umunsi mwiza udasanzwe. Ibirori Imana yaduteguriye uyu munsi. Imana ibahereze umugisha. Nk'uko bivuze rero turi hano kugira ngo twizihize cyangwa dutaramane na Muza Divine. Ndabizi ufite amatsiko, ntabwo muri kumubona hano. Amen. Bajye muraza kumubona. Pastor w'itorero rya Sida dusuhuze. Amen. Reka dusabe Pastor Muzena tubana Peteri nawe dusuhuze. Amen. Mani wo mugisha. Reka turagurira tubakire. Turi hamwe n'abavugabutumwa bacu kandi beza. Imana yabagire neza. Ndabona bose bashyitse.
reka tubasabe badusubize nabo tubakire mu izina rya Yesu. Reka tugere ku bashyitsi. Imana yabagiriye neza kandi twabonye abashyitsi kandi beza b'umugisha. Imana ibagiriye neza cyane kandi ibiteho. Turi hamwe n'abashyitsi baturutse ku itorero cyangwa kuri paruwasi ya Theogene, ababyeyi bacu n'abakorari nziza bahageze ndetse n'abaterankunga babo. Reka tubasabe bahaguruke badusuhuze tubakire mu izina rya Yesu. Reka turambure ibiganza tubakire. Imana ibahereze umugisha. By'umwihariko reka dusabe perezida wa korali adusuhuze mo ikaze mu nzu y'Imana kandi Imana ibagirire neza. Mwese turabiyegereje kandi Imana ibahe umugisha. Turi hamwe n'umutware cyangwa se umugabo wa makwiri, nuko wataraza nababwiye ngo mube mufite amatsiko muraza kumubona mu kanya. Reka tumusabe rero we adusuhuze hanyuma tumwakire mu izina rya Yesu. Kandi n'abana be niba bahageze badusuhuza. Hamwe rero n'abashyitsi bakuru dufite muri iri teraniro. Turi hamwe na pasiteri dukunda kandi namwe mukunda, pasiteri Theogene. Amen. Reka tumusabe egere hino dusuhuze. Afite na timu yazanye nayo nziza. Imana ibahe umugisha. ni ukwirwana. Nitwa pasiteri Niyonshuti Theogene, naturutse mu rurembo rw'umujyi wa Kigali, paruwasi ni ya Muhima, nkorera umurimo w'Imana ku itorero rya Kamuhoza. Ndi kumwe n'abakozi b'Imana witwa Ntezimana Donati. Nabasuhuze, aturutse muri paruwasi ya Gihogwe. Turi kumwe n'uwo bita fata inkono usekura ibikugoye uze kubivutura. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Iyo twarabanye naturutse muri paruwasi ya Gihogwe babana ku mudugudu umwe. Imana imuhe umugisha. Ndi kumwe n'uwo bita Musonera Jean Pierre, umwana wacitse ndabizi agafata umugeni nta sasu rirashwe. Igira hino umushumba araza kubibibwira. Uyu yari ibandi ariko uromere telefoni yishyira ahagaragara nta kibazo. Yari ibandi nka bimbo bafite twarakuyeho. Uwamurera Stephanie niwe mugore wanjye tubyaranye abana 6. Hanyuma nitwa Musonera Jean Baptiste. Ndashimira Imana ko ndi umukristo, ntabwo ngitera ikinyiguriro. Narakijijwe singiragura, ntabwo nkiba abantu baranyizeye. Yesu yangiriye neza. Amahoro y'Imana abe muri mwe mu izina rya Yesu. Urekeye aho ngaho. Amen. Murushonje mwishiwe. Imana ibahe umugisha. Ariko dushima Imana ko ibarinze. Mwarimu ndabona yahageze, bigere hino badusuhuze nabo tubakire mu izina rya Yesu. Dukoma amashyi. Haleluya, haleluya. Amen. Mazina nitwa Ntwayishyaka Alphonse, umupasiteri muri paruwasi ya Bugesera. Haleluya, haleluya. Amen. Nitwa Sengimana, ni umuyobozi w'itorero rya Bugesera. Murakoze cyane.
arazuka ukwezi kana Yesu akora ibitangaza wageze kwa Lazaro Lazaro arazuka ukwezi kana Yesu akora ibitangaza wageze kwa Lazaro Lazaro arazuka ukwezi kana Yesu akora ibitangaza izina rya Yesu
ibagurira imbago, Imana ibagurira imbago, ndabasengeye, Imana ibagurira imbago, ndabasengeye, Imana ibagurira iki? Kabiri Yesu akora iyo wahuye nawe, komora igikomere kiragatsindwa, kandi mbabwire ko ibikomere byose atari ko bikira. Hari n'icyitwa umuvogo, gisebe cyitwa umuvogo ntabwo gikira. Uritegereza aho wakomeretse ukagira ngo hari gukira, ukabona harimo harazaho n'urukoko hari kuma, ariko wakwitegereza imbere ukabona hari gucukurika. Nicyo gikomere cy'amateka, amateka akomeretsa abantu. Uzi kuvukira mu mateka, ukigirira mu mateka, ugashakira mu mateka, ukabyarira mu mateka, ugasazira mu mateka, ugapfira mu mateka, utanakiriye Yesu gahindura amateka biragatsindwa. Si umuntu wakomerekejwe n'amateka. Uzi kajya mu bukwe n'abandi bataraza, intebe zihari, ariko akicara yihengetse, kavuga ati n'ubundi nibaza barampagurutse. Sibwo bwa mbere bampagurukije. Teka nimo baragatsindwa, karimo baje kare muguma hanze, kandi imyanya igihari, kavuga ati n'ubundi se kare atarahange kandi arahawe. Dore ukurebera inyuma y'igipangu, fatiraho. Amateka aragatsindwa. Soma igitabo cya kabiri cya Samweli, usanga inkuru za Dawidi ageze ku ngoma. Ndavuga ngo mbese hari uwo mu muryango wo kwa Sawuli wasigaye ngo mugirire neza. Haza umugaragu mubi, hari igihe duturana n'abagabo babi, aramusobanura ko ngarahari witwa Mefibosheti, mwoko w'amakiri mwene Miyeri, ngutuye Irodeba, ngumugaye ibirenge. Ibyo byose umwami yari abibashije, bashumba yari abibashije. Igisubizo cyari kimwe, arahari witwa Mefibosheti. Ariko kubera amateka baboneragamo Mefibosheti, arabatireka musobanure, umwami arahari wasigaye yitwa Mefibosheti. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni n'uwo kwa Siba mwene Miyeri. Icya gatatu batuye n'Irodeba. Vutse ari ikimuga, yavutse nk'abandi bana, vukira ibwami iteka ryose tuvuga Mefibosheti, tumukura Irodeba. Kuki tutamuvuga mbere y'uko ajyayo? Karakana kavukiye ibwami, kanyweye nido, kariye selela, waririmbiye dede si mama dede, wewe nta mwanya wo kuyikuririmbira. Ariko amateka mugezi Nyabiheke ni Nyabiheke, kandi baravukiye mu nka. Mushumba mwaravukiye ahantu basobanutse, ariko amateka bageza hehe? Uvuge ngo ni danje. Amateka abageza sibo Nyabiheke, atari Nyabiheke byose kwitara basi mwisanga Nyabiheke, tari no mu bitoko wenda ngo bihwanire. Ariko naje kukubwira ngo haracyari ibyiri. Ababyakire bakomera Imana amashyi. Mana ishimwe, biracyashoboka kuba ugihumeka. Haracyari ibyiringiro. Igikomere cya gatatu ni igikomere cy'ibyaha. Iyo umuntu ahuye na Yesu, mwomora igikomere cy'ibyaha. Ibyaha birakomeretsa, ibyaha birababaza, ibyaha bitesha umuntu agaciro.
birandagaza. Narindi masoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, genda ndeba abantu bahuye na Yesu. Mbona uwitwa Zakayo, ngo Zakayo ari umukoresha w'ikoro, yakoraga mu bijyanye n'imisoro, afite biro yicaramo, ariko yidushi, yakomerekejwe n'amateka y'ibyaha. Kaza kumenya ko Yesu agiye gucaho, ngarabaza aho yicaye muri biro ye, ngo ko numva urusaku ngo hari umuntu ugiye gucaho. Uwo muntu yitwa nde? Akajya azamura rinete. Abantu basobanutse rero hari ukuntu bazamura rinete, ati so, kajya muganira azamura, ariko bagiye bazifatisha zigafata, ntabwo byakunda, ariko so. Bari kumva umuntu watabaye kunatera haleluya, aravuga ati haleluya. Ntabwo avuga haleluya, haleluya. Biragatsindwa, amazi ntabwo adashyuha ngo yibagirwe iwabo waki. Mbeho atuwa Yesu akora iki? Ateho muri mu myaka, igenda reba sindambara na rinete. Sakara baza tuwangukiye akora iki? Atahagarika inyanja, ingengenda mu bwato bukomeye n'uburinzi. Sakara baza tuwu nakira ibyaha, ahita avuga ati nubwo bifite ariko ndarushye, ati reka njye kureba Yesu. Oh haleluya. Burya Zakayo ntabwo yagenga yite yurira igiti, yarabanje arabyigana nk'uko abandi bari kubyigana bashaka kureba Yesu. N'arimo arabyigana mu bo yahemukiye. Igihe ari kubyigana umuntu yatabuka akabona Zakayo n'agafuka ke k'ibishyimbo yaheruka kumwambura, akahita amujomberamo. None se muri biro yahamusanga se? Si we wizanye usora aheruka kumutega agahita amutikurira. Zakayo bamutikuriye mu makote, baramujombe mu bwego, baramujombe mwana. Noneho bakajya bavuga natari meza ku gasimatazi, bakajya bavuga ngo Zakayusi mani, yamenye ko ari we bari kuvuga. Buri muntu wese akaza akajomba. Zakayo yumvisha amerewe nabi, aravuga ati reka nurire igiti. Narimo aragana aho Yesu ari. Imana ishimwe ko waje, Imana ishimwe ko wavuye, Imana ishimwe ko wahageze. Ariko haleluya, Imana ishimwe ko wahageze. Cyo nkundira Yesu ngageze munsi y'igiti, aravuga ngo Zakayo we ururuka, kuko uyu munsi ndarari wawe. Ngo Zakayo arururuka, yururukana n'ibyaha bye. Ngageze rero ari kumwe na Yesu. Yesu nigeze amubwira ngo wagisambuwe, Yesu nigeze amubwira ngo wamusambanyiwe, Yesu nigeze amubwira ngo wamugomewe, Yesu nigeze amubwira ngo wamuroziwe, Yesu nigeze amubwira ngo oya, ngo Yesu gusa yarahageze. Zakayo yimenyaho ko ari umunyabyaha. Twita dukora tukubwira Yesu, mu mutima wawe urabizi ko uri umunyabyaha, ariko Yesu ari hano ateze amaboko kugira ngo akwakire, umucyo ukumurikire, aguhindurire amateka. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Wakomerekejwe n'ibyaha kugera aho umuntu atagusiga muri sa. Dore uko ndeba, hari uwahagusiga se? Wajya kwa so wanyu akagusiga muri sa, ukayitwarana na caki, ukahita uyihitana na raronji. Dore uko areba. Hari uwagusiga muri botike, wahita umwimura. Hariho abantu batwimura mushumba, uburyo kwimura batati bitase kubijya, atoya ati nabikuraga ku zuba. Isabune urayikura ku zuba koko? Ikundana n'izuba. Umuntu uca ku isabune ikamukurikira, ndatambutse irankurikira. Ariko dukomere Yesu amashyi, aracyari ibyiringiro. N'uwo muntu biracyashoboka. Nanjye nahuye na Yesu, nkomerekejwe n'ibi bikomeye, kandi ndashaka kubivuga. Murareba nk'abashaka ko mbivuga, muvuge ngo fatiraho. Nahuye na Yesu ndushye, duhiye mu byaha.
mama avuka i Butare mu cyahoze ari Shyanda, ubu ni akarere ka Gisagara. Siko nagize imyaka 10 nazi kwiyoza. Mu rugo hari abakozi banyoza bakajya banembereza mu mahoteli, mu maparike, kajya nk'igikoma bandirimbira we. Mama ciraha, mama uzaba umusirikare, mama abakozi bandirimbira we. Kajya ku ishuri n'imodoka, nkagaruka n'imodoka. Twajya mu cyaro, abana bo mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve kuna abana b'i Kigali bavuga. Ariko navugaga nk'abandi, navugaga uburimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Nagize imyaka 10 ntarakurikizwa. Murumva ntarariyeho? Muvuge ngo wariyeho kweli. Ariyeho kabisa. Ariko umubwiriza yaranditse aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'iki? Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 irazi twara umuryango wanjye, ishuta abavandimwe, nisanga ndi njyenyine ndi mayibobo Rwandegisi. Urumva ninde wari kunyomora igikomere cy'agahinda? Urumva ninde wari kunyomora igikomere cy'amateka yaragwiririye abantu nta ruhare mbigizemo? Urumva wari yasererake, wa mwana wagize imyaka 10 atazi kwiyoza, wa mwana wagendaga n'imodoka agiye ku ishuri, nisanga nganditse ku muhanda, cyo bita kugandika amani. Mubabara ari umubabaro. Hari imbobo twagandikanaga ku muhanda yitwa Bayavuge Hamisi, ntabwo arakizwa. Namwinginze ngo akizwe biranga. Yaranamusuye, unda no kumusura. Uyu mujyama nawe twarabana. Bayavuge aratunaniye. Bayavuge, Mana wumva uzampera agakiza, Bayavuge tubane mu bwami bwo mu ijuru. Yashatse umugore duheruka guhura, ahita mbwiye mpobera ati fasta, n'amenyo abiri yo hejuru bayakuyeho. Urumva ko atavuga pa, avuga fa. Ati fasta fasta. Ndita ati karabiwe. Ati uracyari faster. Ndamubwira ati nanjye nashatse umugore, umwana w'imfura nabyaye namwise Bayavuge, umwana w'imfura nabyaye namwise Theogene ngo ntazakwibagirwa. Umwana w'imfura yabyaye amwise izina ryanjye ngo kugira ngo atazanyibagirwa. Urumva ko twarabana. Twigeze tujya gukodesha inzu atari ubwenge twungutse, tujya gukodesha inzu duhunga Kibona umwe iciye mu kirere aho twigangikiye ngo uko tuyiboneye rimwe. Twaba twumva mwaba mwaraye hanze Kibona umwe nimuyibonere rimwe ko tujya gukodesha. Ariko mana agacupa tugakora mu icupa rya Uganda warage, agatadowa ko burya ni umufuniko twatoboje umusimari, dusukamo peteroli, urutambi ndukura ku gikoboyi nari nambaye saturaho tuhita twimuka. Muvuge ngo ntako mutari mwagize. Tuhita twimuka n'ikarito ducaho. Ndababara, ndasesengera, mpfa nabi. Umugabo umwe aza kogesha imodoka, aramenya sinamumenya, hanyuma akazaga abandi, ariko yokesha burushete n'ibitoki aho. Arampamagara ngo ngwino urye, ndaza ndarya. Arambwira ngo nubwo utamenya ariko nakumenye, umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu. Arambwira ngo nyemerera mwiture neza so yangiriye, namenye ko umuryango w'iwanyu wapfuye washize, ariko nakubonye ngo nuro kwa Gasongo, data yari muremure cyane ari umusore. None ndashaka kwitura neza so yangiriye, nkagukura mu kinamba nkakujyana iwanjye, nkura mu kinamba njyana iwe. Ariko uko nganiriza sinabyitaho, nkajya nirira nawe reba imbobo yayo burushete na fanta. Nkajya mvuga ariko uyu mubosi n'ubwangije akazi ni umubosi mwiza.
Chaniri anjaniwe mamara umwaka 96 ndamunanira nigarukira ku mihanda aho niwe nawe n'igikomere cya gatatu cy'ibyaha nkorera amafaranga apfira ubusa 96 97 kubera ikigare kibigicyo ugenderaho wamugana wamanza wavuze ngo gotomera utazabimba uzagotomera uretse no kubimbwa uzaba n'imbwebwe cyari ibyiringiro humure haracyari ibyiringiro dananirana kirara cy'imihanda nk'urumogi nk'isigara nk'inzoga ndabongoka icyo bita kubongoka mani gufata ibikoresho tu kandi wacomye uba wumva ingoma zawe wagiye kwirigara kureba umupushayi apange ganje wamenya mvuze ikisi umupushayi uramuzi se ni umuntu ucuruza urumogi iyo wagiye kwirigara tuha n'uburyo utanga chesi tukabukubonamo Babiloni utanze chesi gusa twatureba n'inka y'Imana ushaka ubundi umupushayi ni umuntu ucuruza urumogi ntagatsi yani si gatsi umuntu atanze naje dumushyitsi kandi atari abacuruza kandi jewe yaruma kandi we nirirwa nataruko mfite uko namurapira mambo ku mitisi ndamubaza imitisi ari farumasi aho ngaho ahita avuga ati we ni uwacu tu kandi dufite uburyo duhana chesi amusigiye ibyo nanjye ibyanjye yabimaye uburyo utadushona ariko dukomere Yesu amashina huye nawe kwigura icyaremwe gishya muri bikomere izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro nari ndushye yarara leta yateyemo ku gasima tangira si Imana abazungu bateyemo mani kagira ngo ni abazungu nabo turimo turavuga ko leta yateyemo mbese gasima kanyeresi rengeza imihanda ngo tukazimanuka shimiyera yankuye ku mihanda kandi gukora hip hop ya danje muri iyi minsi muraje mwumve imirongo muri hip hop y'umupasiteri Imana yankuye ku mihanda ikageza mu ruhando rw'abakozi b'Imana yes Jesus Donata zajya sirimba fatirwa na sirimbe nanjye manuke hip hop ku mihanda bana bo ku mihanda Yesu arabakunda muve ku mihanda muze mu ruhando rw'abakozi b'Imana ariko gupfuda tujijwe we biragatsirwa y'umunezero suko twanyweye ganja suko twafashe ibyuma suko twafashe muri ture ahubwo twiringiye Imana itubera ibyiringiro Imana itubera ibyiringiro tumva ngo nari imbobo wasuzugura reba imodoka iparitse aho ruguru ngendamo no mu rugo haparitse indi madamu agendamo nambaye karuvati mfite na smartphone nambaye n'impeta ariko siko nabonye unyemera wewe Mana ishimwe nabonye unyemera ariko ndi ku mihanda ntidari kunyemera ahubwo bacagaho bakama inkongi dore ino nda dushimiye yadukijije inkoni z'ubugingo hazi kugenda upakase umeze nk'uwayineye nibyo bigaragaza kuri iki
ariko iyo wakijijwe ufunga umukandara ukagufata ukiyogosha kamaringisi bikemera. Ariko haleluya badisi. Ako baranambenze rero gwese murasetsa hari upata mwaya bankujeho mwana kandi namwitaga sheri nawe akanyita sheri, ariko aranyitegereza abona atazabivamo gutegereza iby'Imana yavuze kandi ambenga nabi. Yaramamagaye ndamusura ngira ngo nongeye nariye mushumba, iyo namusuraga yarangaburiraga nkirira kandi igikoma nkinywera, najya gutaha agatwaragura utuzi twisabuna akatuma nkatujyana, najya gufura ubuzima nari mbayemo yarabuzi. Amamagaye ngira ngo nongeye nariye nkajya ngenda nawe nicaye nkajya ndeba ibisori byabaga biparitse nkabibura, nareba teremusi nkayibura, nawe sinamenya ko ari umunsi wo kumuza wo kumbenga. Ngiye kumva numva aramamagaye ngo ariko Theogene kandi yagitaga sheri, mpita mvuga ati kuva twamenya nawe wari bwigurira ipantaro. Iyo sheri atangiye kuguhata ibibazo udafitiye igisubizo uvuga uhumba. Ngerega niwe wambaza ambaza gutane nambaye ipantaro nawe n'umugabo upima ibiro 92, njye mfite 47. Urumva yari imeze gute se? Uyitukurura na protesentire n'ingugambiriza utugozi kuko nta mukandara, yitizamo amarinda nta yararimo, nigenda kigenda kizunguza ukagira ngo ni jipe kirata. Twavuye kure mw'abantu mwe, twavuye kure twashize. Harya nigeze ajya kubwiriza nambaye icyo gipantaro nakenda k'imbere ugasanga avuga izina ni mukaza, nako narakakuburiwe n'umuntu ndi mukara. Hari sisiteme yo kugakamuza isume rero, iyo ugafite ari kamwe urakaraba kakenda k'imbere ukakavuguta muri dushe gahita ugakamuza isume cyangwa igitenge ukongera ukakambara. Kubera guhora ugakamura rero kageraho kagakweduka. Ariko namwe mbazi iyo sisiteme yarabarashe nena kari karanacitse turakweduka ajya ngahambirira hano ku ruhande. Ariko nubwo byari bimeze gutyo nkavuga Imana. Sibyo mushiki wanjye Valentine, yani mushiki wanjye twarabanye mwivuga butumwa, na n'uyu munsi Imana iguha umugisha ko waje gushyigikira umubyeyi mugenzi wawe. Ubuzana avuye aje mu giterane atari bunabwiriza, abwiriza nafashijwe amavuta ari yose shudu kandi nagahambiriye gafungutse bitagafatisha amaguru ati haleluya. Iyo nibeshya ngatera intambwe kari kwita agaca mu kaguru kamwe kubera kuniga igipantaro cyangana barashize. Umva wijya kure ngwino wicare hano hagati unanyegera, Imana iraguhamagaye. Ayicara ahangaha muraza kumenya impamvu. Mushumba nawe ugira rugo simuzi ko ari njye pare wese. Icara muri iriya aho nawe icara hariya ndajya nicara. Uye na Yesu muryango w'iwacu wari uzimye, yapfa nabyaye kwa sabakuru Diyonizi kwa data mureje Toneste hari hazimye burundu. None mbyaye abahungu n'abakobwa, bajyaga basanga shangazi wasigaye mushiki wa papa, bakamubwira gifura zarapfuye ntacyo wasigaranye. Babaga babonye Nyabugogo ntacyo n'iminwa yasatutse, ye baba wegete ku mitwe kavuga ngo ntacyasigaye kandi ndiwo uzi kukureba bakavuga ati ntacyo umariye iwanyu. Ariko Imana yicaye mu ijuru, aba bavuga ngo ntacyo nzamara, bakambona ndi kuba, Imana ikambona ndi kubatiza, Imana ikambona asezeranya, Imana ikambona mvuga ubutumwa, ikambona
byageze ni Nyabihe muri kunde bamwe barabyifuza ukuri kw'Imana mushumba ibi bintu Imana yigeze ibimbwira Imana iravuga kandi muhaguruke dusenge Imana tuyibwire ngo dukeneye guhura n'ubundi bushya mwihagurukire aragusubiza hasi kureka akomeze yicara ariwe we hura na Yesu muhaguruke dusenge Imana umugambi mwiza kugira ngo wumvire ijwi aza gusengera tari nambe wigira hano imbere uze mwatureho umugisha w'Imana tabuka nasoni biteye uze mwatureho umugisha w'Imana tebuka mushiki wanjye tebuka mwatureho umugisha w'Imana baseka umubyo mwihariko Imana iguha umugisha mwinshi tebuka nawe turacyagutegereje nta kindi Imana ishobora byose Imana ifite imbaraga Imana twiringiye bagira ibirangirire bagira abo kwifuza mu izina rya Yesu urakoze Imana kubabariye urakoze kubakiriye urakoze kubakije nimba igukomeye amashyi mu izina rya Yesu amen. Bari gusenga asengera abarwayi aho bari bahaguruka mu kwizera Imana irabakiza. Umunsi mwiza muso kongera kumva ijambo ryawe turebye dusanga benshi byagiye rikiza indwara zitandukanye nabizereye abatabashije kuza hano nabo turabakweretse nabo basange aho bari buri wese uko afite kwizera umugire neza usabye neza mu izina rya Yesu amen. Nakoze mwarimu
Tubashishije iby'ubutwari kandi ibyo yakoze ku buzima bwawe nawe ukaba utarabicecetse ndagira ngo utambuke usange hano witarura abandi unyegere ukomere Imana amashyi cyane ukomere Imana amashyi nsabe Pastor Theogene Directeur General w'Inzahuke mu gihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nsabe Pastor w'itorero ry'aho Mama Queen asengera baze bampere Mama Queen kaze bamubwire ngo kaze mwana wacu ako kazi kimu kazamure Amagara Valentina banza senga Imana yongera gushinganisha imbere y'Imana Valentina tambuka Toyesote nengaras wongera uzamure izina ryawe rishyirwe hejuru uri Imana ishobora byose muririmbira ngo mu magana menshi y'abanyabyaha wantoranyijemo ngo mbe inshuti yawe Pawulo aravuga ngo watekereje ko ndi uwo kwizerwa ungabira umurimo muririmbira ngo umurimo ntabwo upfa kubonwa n'uwo ari we wese izina ryawe rishyirwe hejuru tubikuye ku mutima turagushimiye ku bwa Mama Queen Yesu turagushimiye ku bw'uyu mubyeyi iyo ataza kuba amaraso yawe iyo ataza kuba urukundo rwawe byarashobokaga ko ahagaze atariho yari kuba ahagaze hari abandi babyeyi nkawe bahagaze mu matiku bari mu mazimwe barimo gusenya ingo zabo turagushimiye kubw'icyizere wagiriye Mama Queen izina ryawe nirihimbazwe uyu mwanya ndazamuye iri sengesho nyemera ndirizibagirane mu mateka turamusengeye turi muri iki giterane turamusengeye n'umukomereza amaboko ibitwaye abandi ntirizamuhangare haleluya haleluya wabwiye Kuro bamubwira ngo uzamugenda imbere ahataringaniye uharinganize ibihindizo by'iryo muzabicamo kabiri kuko ko dushinganishije Mama Queen twemerera umugenda imbere ahataringaniye tarabini birima haleluya ahataringaniye uharinganize ku buzima bwe ibihindizo bye ngo nanyura mu mazi uzaba uri kumwe nawe naca mu muriro ntabwo umuriro uzamutwika niko dushinganishije uyu mubyeyi niko tumushinganishije turagushimiye rero turasenze muri iki gihe abanyabyaha bazihane abakwizeraga bazizere ko Imana iriho abarwayi bazakira indwara abantu bazumva amateka y'ibintu ukoreye kuri uyu musozi barushe umuntu wese ahari ahaguruke mu cyubahiro cy'Imana ndagira ngo tuzamurire Imana amaboko ndagira ngo tuzamurire Imana amaboko bikorwa n'umuntu wizeye ibi bintu birakora Imana yakoresheje Mama Queen atumira abantu ba hafi na kure twavuye ahantu kure birashoboka ko twaje ku bwawe
mutima wanjye we shima Imana shima Imana umwami udahemuka shima Imana mutima wanjye we shima urabagira imbuga ureba umuntu wagukoze ku mutima uranze umushimire nkomeze ibindi nahaye uburenganzira Imana cyane ntabwo mwakumva ukuntu nabivuga gusa mwumva ko nezerewe cyane nshimiye abashumba b'itorero bakomeje kumba hafi Imana y'umugisha amen ndashimira amakorali dukorana umurimo w'Imana nukuri sinabona ibyo nababwira Imana ibintu mwakoze izaba yitura ibyo mwankoreye Imana y'umugisha amen ndongera nshimire abaturanyi banjye baje kunshigikira narebye nsanga bose baje mukuri ntabwo bisanzwe ntabwo nari nzi ko mu nkunda bigeze hano nanjye nzakomeza mbakunda hanyuma rero hari impamvu iki giterane cyabaye ndashimira pasiteri gutura Kigali Imana y'umugisha ndongera gushimira Penina mama Orvene byabagoye cyane ndabizi ariko mwumve ko nanyuzwe amen ndashimira abahanzi ku giti cyabo bwite mwakomeje kumba hafi Imana y'umugisha by'umwihariko rero impamvu ibi bintu byabaye ntabwo nabishobora amen haleluya amen impamvu ibi bintu byabaye ntabwo njye nabishobora nzwe rero uyu munsi murihangana n'uwanjye Imana yaneguriye icyakora mungurize namwe umwanya wanyu nubwira nzaza nanjye nzitabira mbabe hafi rero sheri wanjye ndagukunda urabizi umutima wanjye harimo amabara menshi njya mbura na rimwe ndabanuramo nasanga uriho amagambo araryoshye ngo twongere dukomere Imana amashyi munjyanira hari imbere we ibisigaye bivuga umugisha kandi papa kwene nta mugabo urira ukomeye Imana yamuzanye yari ku mashuri yaramaze iminsi arwaye igifu ariko Imana yarakirinze yakoze ibizama amahoro haleluya buri wese mwifurije umunezero ntabwo usanzwe njyewe ntabwo nakoze mariage ariko nabonye pare babiri ariko siyashize haleluya sheri bagukunda umva bigira mu wambere mubyeyi mu gihe gikwiye nari narabuze ikintu nagukorera ariko ntakibona umutima wanjye rero ni ukuvuga ngo iyo ngutekereje mu gitondo yansangura bagirana muri ngewe haleluya iyo bigeze
bigeze saa sita njya mbona uri umweru neza neza nta kizinga kiri. Amen. Byagera nimugoroba nkacyaga imbeho yanyishe nkahita mbona neza neza zirashize. Ndagukunda rero uko izi ndabyo zimeze umutima wanjye niko umeze. Navuga ngo nzasubira mu nda y'isi nkigukunda. Hanyuma turi mu gikorwa cya ronci nasanze nta muntu ugomba gufata ibintu byanjye bya mbere bya orujinale, nta wundi nabikorera uzajya ureba. Igihe cyose tutari kumwe wagiye ku kazi uzajya ucuranga wumva umugore wawe muza divi.
Hejuru
ikimenyetso cy'icyo yifuza gukora kugira ngo wakire impano ivuye mu biganza bye. Utambuka bashyikiriza impano. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu muri kubona hano ni mushumba, ni umubyeyi wanyu mwese, ariko ninjye wamubanje kumwita umubyeyi. Hallelujah. Izina rya mbere ryo kwita umwana ni njyewe wa mbere yabanje. Reka mama wanjye nawe aze hano hafi. Murabizi sinabona icyo mbaha. Ndabakunda cyane. Abandi bishimishije ngo bakomere Imana amashyi kandi. Natangiye kubakunda muva mwambera ababyeyi. Rero mwakomeje kumbera ababyeyi mu gihe cyanyu, kandi nanjye nzakomeza kubabera umwizerwa. Nzakomeza kuba umwana wanyu nk'uko bikwiriye kugeza Yesu agarutse. Iyo mpano rero muzajya mubwira. Ndagira ngo herekeze mushumba, umugeze mu byimbo, muherekeze umubyeyi. Mushumba rero ndagira ngo nanjye yabasize ku rutonde abantu bose bifuza gushimira. Yambwiye ngo mwebwe mwese arabakunda, ngo kandi ababiciye impano mu mutima, ariko umunsi agomba kugira abantu baserukira abandi. Hanyuma rero nomero ya kabiri yambwiye ngo arashaka gushimira Pastor Theogene, Directeur General w'Inzahuke mu gihugu cy'u Rwanda no mu mahanga. Mumbarize uwo musaza aho ari, umubwira atambuke. Pastor Theogene ngira ngo umunsi wa mbere atangira kumenyekana, yamenyekaniye ku biterane yakoreraga ku mudugudu wa Kiruhura, aho yatumiraga amakorari atarigeze atumirwa n'abandi bantu mu nzego z'ubuyobozi bw'itorero, ariko Theogene arabatumira birakunda. Atumira amakorari yagiraga abaririmbyi hafi 120 baraza, izina rye ritangira kuzamuka. Ntabwo abantu bigeraga bemera yuko twaretse kuba imbobo tukaba abana b'Imana. Uhereye uwo munsi rero Imana igenda yubaka amateka ye kugera ku rwego abaye pastor twese tukimangamanga aho ngaho. Kandi igihe uba pastor hari abantu bari bahari bamaze kupasinga, bize etedi, biga ebeki, bize fateke, biga epeka, ishuri ry'abahanuzi, bari bazi gusobanura patatenke, ibitabo 5 bya Mose, ibitabo by'amategeko, bari bazi kuvuga sinoptike, bazi gusobanura evangeliyoni. Ariko Imana iragutoranya ishingiye ku ijambo Pawulo yavuze abwira Timoteyo, aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, nakuronse mu bise by'amaraso umunsi ngusangira Istera mu gihugu cya Turukiya, nerekeza muri Efeso aho naringiye ku murimo w'Imana, nakubwira ko umurimo nduhari uri kubagaho. Aramubwira ngo uko nsanze ngusabira ku Mana kugira ngo impano y'Imana yabashijwe no kuramuka aho biganza n'abakuru, igihora idomina Rwanda gisi mbakwa Gicumba, twese ducoma mu bantu twabonaga bazatabarwa ntitwakubaragamo, ariko Imana gutabara rwose nayibona. Ntabwo tuzibagirwa amateka yawe, imyaka wamaze uri umupangayi, amafaranga yo kubaka ukayubakishiriza abakene. Twajyanye ahantu henshi, wagaburiye imfubyi ndeba, uparitse imodoka ukuramo umuceri, nakibuka ko iwanjye udahari ngashaka gukuramo agafuka kamwe. Amen. Umutanezero mufite umujinya, none ni njyewe ejo ni wowe niwizere. Hallelujah. Mama Amen. Jewe uri kugendagenda muri aba bantu bapfuye byarangiye, igisigaye bategereje umukiza Yesu. Bahezagiwe ubu rero ntiwababaza hise higeze ngo bakubwire, bazi ko ari mu gitondo. Amen. Hallelujah. Murabizi rero namwe nyine kora mukunze ni nkuko namwe mwamukunze mwaje. Basta ukureba na hakurya ntabwo bisanzwe. Noneho
gusatura gutya gusubiza hariya n'abafana bawe noneho gusubiza hano n'abafana banjye nyine nanjye Imana ariko nabigenje nsiga amavuta hariya hari abatambyi nyine niyo mpamvu waje haleluya ariko nyine kiriya gihanda cyose ni wowe cyaje kureba ntabwo babwira ijambo rimwe Yesu ashimwe Yesu mwana wacu nabo barimo mu makuru rero Imana ni urukundo Yohana 3:16 uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho weho nanjye Imana iradukunda kugira ngo tuzabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo rero nyine ukimara kunkunda nanjye nagukunze wanyemereye kumbera umubyeyi mbera musaza wanjye kandi njya numva mu rugo nyine ni mu rugo abonye ko njya nkata mu byumba nta kibazo rero nanjye yisede wademoye wanjye acurange mu kanya ande urakoze cyane nari nemeye kuba musaza wawe ejo nemera kuba pare ubu uyu munsi ndabikira mu mashusho uzakora izindi ndirimbo zisigaye uhaye umudamu wanjye azazira ko mu bicaye kandi mbere yuko kwa gatandatu kugera tuzahurira hano nk'inzahuke tubakorera ikindi giterane tubisabiye umushumba twese twese twaje umuyobozi w'inzahuke azazana izindi nzahuke ziza gusura inzahuke kazi ingenzi amen murakoze cyane rero nuko bijya bimera umuntu ajya asoma akabyeyi naguherekeza kugezeyo umujyanama wanjye byagoranye cyane kugira ngo bagere hano hanyuma rero mama queen kubera ukuntu ibikuzuye umutima kuri Valentine ndimo mbireba ngo hari umwanya wamera nk'uri kubwiriza nka mikorofoni hamwe na data turayipambuye rwose kugira ngo ubanze ukore icyo gikorwa hanyuma ndagira ngo mushyikirize impano Valentine ndagira ngo utambuke unyegere hano mujye mushimira Imana abagore aho muva mukagera kandi na Yesu kuko nibo babahaye agaciro twababonaga nk'abari munsi y'ibirenge byacu uhaye amasegonda 49 uvuga riri kuri ku mutima watera haleluya isigashwanyuka watera haleluya ijuru rikamanuka wavuga irihe jambo simba hejuru y'ibintu byose mu byaremwe mu byabayeho n'ibizabaho nta uzakuruta Kristo Yesu we witanze kugira ngo abanyabyaha tore ubugingo tugukomeye amashi uhimbazwe urebye Tofili wagira ngo niwereka guta Museveni ufite uruhanga shani nk'urw'imfura n'impamo ya Mungu wagira ngo ni urwa data bagushyikiriza impano ya nsenga murakoze cyane hanyuma ndagira ngo mpamagare witwa Penina bana data wa twese we Penina ari hehe Penina natambuke ariko mana se kumbe n'uyu nguyu Penina ngaho mwegeresha aguhereza impano
sinzi niba nabarambiye cyangwa niba ari izuba ariko Yesu ni umwami. Amen. Rero nkimara gufata umwanzuro wo gukorera Imana nasanze ibyanjye byose ari iby'Uwiteka Imana. Hari igihe nagezemo nsanga amafaranga nta mumaro, hari igihe nageze nsanga inshuti gukunda cyane ntacyo yakora, wenda hari n'utabyumva iyi sima irabasha kumfasha n'iyi shitingi ndetse na biriya biti biri kundeba. Ndavuga Imana umunsi Imana yangije kanseri ntabwo mwari muhari ariko yarabikoze. Amen. Ntabwo napfa gufata abantu ngo mbahamagare mbabwire ibi bintu bisanzwe gusa hano harimo amafaranga menshi yagiye, munyihanganire nimubare ku masaha ndabinginze. Mureke mvuge icyo Imana yatumye ngarukira ku isi, ntabwo ndi butinde ndaca mu ncamake kubera ko hari ukuntu nagiye kubitanga kuri YouTube numva sinyuzwe, ndavuga ngo ngiye gufata cyane intambwe z'imbaraga zanjye ahari nzishore kuko ni Imana. Nageze igenda yibwira ngo Mana, niba uri kubona aya mazu ya Kigali ukabona ukuntu angana. Amen. Byari bikomeye, muzakurikira indirimbo zanjye zose zibamo amashimwe. Nabuze ukuntu nabivuga, nagiye ku rusengero iwacu numva amarangamutima yo kuvuga Imana ngo yangije kanseri, numva sinyuzwe. Ndagenda mfata ibihumbi byanjye nakagombye kugurira umwana wanjye n'ikintu, ngura gitari, numva umutima wanjye ntunyuzwe. Ndagenda njya kuri YouTube ndavuga ni Imana yangije kanseri, numva ntago nyuzwe. Ndavuga ni rero njye n'inzu yanjye tuzakorera Imana n'umutima wanjye niko mbyumva. Mpamvu mwicaye hano nje kubabwira Imana itandukanye n'abantu mwishingikirijeho, itandukanye n'amafaranga. Mugabo wanjye yaravuze ati naragukunze ndatanga n'ibyo mfite byose ariko mbashe kumenya ikintu kigutwaye. Umudogiteri ndatekereza ibintu bizaca ku mbuga nkoranyambaga aravuga ngo 99% ni kanseri ariko rimwe ryagukiza. Haleluya. Nanyuze mu nzira ndende, ntabwo nzi ko umuntu umubiri ajya agira umutima munini mutoya. Rero ndi guhigura umuhigo wanjye rwose munyihanganire mbivuge, nashoye amafaranga kugira ngo mbivuge. Rero nta mafaranga nkeneye cyane, nkeneye kwa Imana yangije kanseri mubimenye. Ikibazo ufite Imana iragishoboye, itahamagaye nyuko, itahamagaye umusaza wawe kubera ko umuhigo nahigiye Imana ndawuvuze. Niba wumva hari umuntu ufite wabasha kugutabara, ubwo nanjye nari mufite umutware wanjye yaritanze bishoboka ariko byari byananiranye. Ndamubwira ni reka mbashe kugenda mbwira undi muntu tujya tubana ahari wenda yagira icyo akora. Ndamubwira nti Mana urukureba aya mazu ya Kigali, aya mazu ya Kigali ukuyitegereza. Ndabibwira ni muri iyi si ufite ibibazo byinshi ugomba kwakira, ariko icyanjye reka kigaragare nka urgence mujyana mu buvumo. Niba nabwita ubuvumo ibyumba, umunsi bampimye kanseri Imana yahagurukije umukozi wayo aragenda ajya kuba mu shyamba ry'ibyumba ikadeshi. Abatwara mucyo ndabizi ko babizi, bamfashe batere hararuye kubera ko ibintu byabaye bahari. Bari n'inshuti yanjye ndayikunda cyane. Hano hari umukozi w'Imana yaturitse ikigeme Mahama. Nanjye nandi kwibwira ngo ntago nshaka kurwara kanseri. Ngezeyo aravuga ngo noneho nsezerere. Amen. Haleluya. Aravuga ngo nsezerera naje hano kuri uyu musozi kubera wowe. Ndangije ibyumweru 2 ambwiye umunsi yinjiye sanga ariho bampimyeho kanseri. Ndangira none ndagusezereye taha ariko numva ntanyuzwe. Wizera cyangwa urorere ndabikubwiye Imana irumva. Ndangije ndamubwira ni ndanyuzwe. Ndazamuka njya muri korari, korari yari yaserukiye ibyumba. Ngezeyo uriya mukobwa arahaguruka, sinzi niba kinabyibuka, yamanuriye ndi hamwe na Moja arambwira ngo Imana ikurije indege vuba vuba byihuse. Ariko ni mugiye dawe ndarigiye Imana itamuhaye message zanyu. Haleluya. Amen. Arambwira ngo Uwiteka Imana avuganye nawe
arambwira ngo Imana igukijije kanseri kandi igukijije ntawe tumye iriyiziye. Harya mama kwe narakubwiye ntago nakubwiye madamu w'iwanjye Imana yamukijije kanseri. Ntabwo ari kanseri gusa yamukijije, we yararwaye arwara ikibyimba akirwara atwite, hanyuma bakimusangamo basanga kirakura kuruta umwana, babona batari mu mubage kandi igihe cyo kuvuka k'umwana kitaragera. Uko umwana akurira mu nda ya nyina n'ikibyimba gikura kurusha umwana, cyo gihita gihunga umwana kimanukira mu mpyiko. Hanyuma baduha randevu ko umugore bazamubaga, hanyuma kandi barambwira bati witegure kwakira umwe muri bo cyangwa bose bakagenda. Hanyuma rero ntangira gushaka amafaranga yo kugura serekeye, ayo gucukuza, ayo kuzakira abantu dukaraba, umunsi wo kubyara batamubaza, ngo dusubire kwa muganga kugira ngo bamubage bakoremo cya kibyimba, basanga cyashwanyuje impyiko, basanga cyazanyemo na kanseri. Hanyuma bamubaza Kristo aramanuka, araza kuramo ikibyimba, agiterurana n'impyiko imwe, agiterurana na kanseri, ajugunyana hariya. Ufatikanije nawe gushimira Imana. Ariko rero mama Queen, kuko twifuza ko uyu murimo utazaguma hano gusa, nyemerera nkubwira akantu. Hagarara muri aba bantu. Ndi gusoza iby'Imana navuganye nayo, nyihanganire rwose nta kibazo. Hanyuma ngewe ibintu ndi kuvuga nta kibazo rwose. Amen. Ibi bintu biva muri uyu mwuga, niba ufite isoni zo kuyivuga birakureba. Ngewe nashoya yanjye ngo nyivuge, kandi nubishaka unyumve, nutabishaka birakureba. Ko ngenda soza umuhigo nahigiye Imana irangije irankiza. Nagiye kwa muganga njyamye, umumotari bita muzehe muzamubaze, ngiye kubona mbona umuntu wa mugabo waje arankoraho, nagiye nshagagura ngo byihute, yaraje ankorambye ngo kanseri kuweho, numvishe gusenga kwawe. Amen. Bigeze nyuma ndyamye, ngiye kubona ngira umwana njya nkunda cyane waje muri ibyo bihe, n'umuturanyi wanjye. Imana yarakoze, igiye gutega akantu kugira ngo urebe ukuntu umeze, hanyuma igisubizo cyawe kimanuke. Ngiye kubona mbona umugabo aragarutse yambaye itaburiya, arambwira ngo ninurire agatanda ndyame, ndaryama. Mbona ari gukanda muri mashini, akandamo, arambwira ngo nimpaguruke ngo ngende. Mu gitondo numva mu nda hari kundya, kubera ko bari bambwiye ngo ningira ikibazo nzahita nihutira kwa muganga bamfashe. Umuntu wa mbere nabibwiye ni umumotari bita muzehe, ibintu ndi kuvuga ndumva afite ubuhamya. Muzehe ndamubwira ni muzehe, Imana yankijije kanseri, yaje arambwira ngo nindyame ambage. Muzehe arambwira ngo ntabwo ibyo bintu bijya bishoboka, ariko ihangane, Imana irabishoboye. Wenda ariko iki kibazo ufite birashoboka ko kitapfa kurangira, wenda Imana yazagukiriza mu bundi buryo, ariko ibyo byo ntabwo bipfa gushoboka. Mu makwini gusa ihangane. Ndangije ngibyumva niho nahuye n'uwo mukozi w'Imana. Nyuma yaho nabivuzeho, mpura n'abatwaramucyo, mpura n'ura mukobwa, mpita nkomereza kwa muganga. Ngeze kwa muganga babura ikibyimba. Bari bambwiye ngo ni ikibyimba gikomeye, kanseri yari yarangiye. Barambwiye ngo noneho icyo kibyimba cyo gifite imbaraga cyane kurusha kanseri, nta minsi 30 matirisi itari yabora ngo ivemo bayiteruremo. Ubuzima bwanjye urumva bwari habi. Umwanya kunyihanganisha, umuganga arambwira ati tugufasha tugutera imiti mu nda, ariko ubuzima bw'abana bawe bukomeze kubungabunga. Twari wanjye yarahari, ndumva ntari kubeshya, ndi guhamya iby'Imana yakoze. Ndangije ndavuga nti hari abandi bana Imana yambwiye, ntabwo rero baza amatirisi itarimo. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kujya ibyumba kuyibaza. Nawe nubwiraho bikomeye uzayibaze, n'ukuri zagusubiza. Ubuhamya bwanjye n'umuhigo nahigiye Imana nuko yazankoresha iby'utwari nkayivuga. Igihe cyose numva nshoboye nzavuga kugira neza kw'Imana. Haleluya! Imana arambwira ngo ndakwaguye, kandi nkwaguye nawe numye. Njyewe ndimanukiye ndabivuga, abantu bafite umushiha bihangane, kandi nabizi ko muri iri teraniro nta mushiha urimo. Yesu yabikoze, yahageze. Rero mfite murumuna wa mama, ndamukunda cyane, kandi sinzi yamfasha akegera hano hafi. Uyu nguyu rero nawe tuzatandukanwa n'urupfu, cyangwa Yesu agarutse kugira ngo itorero rye ryera. Reka mufashe musabe ashikirize mu impano.
twakomeye Imana amashyi ko ntacyo bitwaye ko twaye turahangayika agasenga ariko Imana yagize ite mu buhamya bwatanze kubona mwese mwagize kwitanga kuza kumureba Imana ibahumugisha. Dushimire Imana tuyikomere amashyi mu izina rya Yesu. Urakoze cyane mukecuru. Amen. Hallelujah. Amina. Ahari wenda mu itorero haba harimo abakozi b'Imana badafite ukuntu wenda bajya gusenga, dusaba ubuyobozi bw'itorero butwegereye ko hari icyo twakora natwe mu by'Imana yaduhaye, reka adufashe. Hanyuma ku itorero rya Beteli duhamagare Nyiradamu Rasheli atambuke bamushyikirize impano ye. Uwo ni ku itorero rya Beteli. Hanyuma ku itorero rya Bethlehem turahamagara Nyirantezi ku Mana rya Betaniya, turahamagara Kankindi Anastasia. Naho ku itorero rya Betesida turahamagara Mukagatare Esteri. Abo bantu bose ko tubavuze batambuke, hatambuke Nyiradamu Rasheli. Imana umugisha. Mukecuru isubirire hariya mu mwana Mariza Antoinette wo ku itorero rya Betlehem. Ushobozi iyo mumpaye agera hino muri kamera bakubona bisigara. Amen. Imana yamumpaye nk'incungu y'umubyeyi wanjye, yandereye umwana wanjye wa mbere wa kabiri, ngo ndereye abana 4. N'uyu munsi undi nzabyara niwe uzamurera. Ni umubyeyi Imana yampaye rero n'uw'agaciro ku buzima bwanjye. Imana iguhe umugisha n'izaguhemba. Haleluya. Nukuri nanjye ndashimye Imana kandi ndanezerewe. Uyu mubyeyi akimara kuza yambereye mama, ambera umubyeyi mwiza, ambera imfura. Numva ndamukunze, yaba n'umutware we ajya ambwira ati ngo umubyeyi wawe. Imana rero ndayishimye kuko twabaye bamwe tugakundana tudahuye, twahuriye muri iyi nkambi ntaho yaranze. Haleluya. Yarwara nkaba hafi akavuga ati ndapfa ariko nyina wamuje ahageze. Njyewe nabonye igitangaza, nabonye mama Queen ari gupfa, ndamworosa mbwira papa Queen ngwino urebe ibibaye, ejo utazongera kuvuga ngo mama muje ntabwo yakubwiye. Amen. Reka nsabe papa Queen aze tumuhe impano kuko ni uw'agaciro, umubyeyi wacu cyane. Imana ishimwe, mumubasha turagukunda. Sharirine sinzi yagiye kure ariko reka dufate ifoto. Barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ku mudugudu wacu nsengeramo irakorari niho ndirimba. Ndabakunda kandi bitanze cyane ndabizi. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Rero ku mudugudu nkorera umurimo w'Imana, ubwo abayobozi batashye, ndatekereza ndi bubyubahirize neza. Ndaza kwishyura abantu 5 mituweli y'umwaka, nanjye ndayishyura. Haleluya. Ndongera kuza kwishyura mituweli ku mudugudu twegeranye hano wa Nyabicwamba. Ndumva imbaraga zanjye nshaka kuzikwiza hose kugira ngo aho ndi bugende nkora Imana igende ihakora cyane, abantu babona ineza y'Imana. Imana ibahindurira amazina kuko nanjye yampinduriye ku musozi wa Nyabicwamba, nawe hano hepfo ku mudugudu ndishyurira abantu 3 mituweli kandi numva ndi bubyubahirize cyane kuruta uko mbivuze. Imana iduhana umugisha mwese mwakomeje kuntegereza. Imana ibahe umugisha n'umutagwisari, umwami Imana azaduhemba. Murakoze. Twongere tumushimire. Ni hake cyane uzasanga umuntu ukorera Imana ampurisa n'umudamu agira ishyaka ryo kugaragaza imirimo hanze Imana irebe atabanje kwiyubaka. Mama Queen rero natwe tukuri inyuma, ntabwo tuzakuva inyuma, tuzabana nawe. Wadushije agaciro n'itorero, tugejeje agaciro n'ababyeyi bawe, tukifasha umugisha w'Imana. Reka mpereze madamu hanyuma avuge n'inkungi ku mutima we, hanyuma ndaza gusubira. Imana iguhe umugisha.
guhumurisha madamu ntabwo utekereza ibihumbi ijana ntabwo neza ko ari yabivugiye nanjye muhaye 50. dukomere Imana amashyi cyane mu izina rya Yesu. Aha turacyakomeje rero iyi gahunda. None nanjye gutera umudamu wanjye inkunga mu gikorwa arimo cyo gukora umurimo w'Imana, simvuga umuhaye iki ahubwo mwemereye ngo mu byo tutunze ajya akomeza afatemo akomeza akora umurimo w'Imana. rero tukajya kutuzazana kuri turakomeye Imana amashyi. natwe kubwo gushirikira umurimo w'Imana mwene data dusangiye na minisiteri itsinda ryacu ry'abagwaneza twateguye kumushiriramo ibihumbi 15 babizanye kandi mu izina rya Yesu. Imana bamugisha nata mumushyire mu 15 ntacyo. Aha bahaguruke mu mwanya wanyu mugumaho hanyuma mwasaba 15 bose bamugisha. Twigire hano hino dushyikirize mushiki wacu we twamuteganyije ni karibu. Tubashimire nabo tubakomera amashyi. Mana ibamugisha. Muge mu amina. Amen. Dusengere iki giterane ngo kizagende neza. Ni ukuri dushimye Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga, uko twasabye niko yaduhaye, ntihabwe icyubahiro. Yageze mu gitondo tubona ikirere kirahindutse, turavuga ngo mbese Mana ugiye kudukoza isoni, ariko Imana ishimwe ko itagikoze isoni abaye. Mama Queen ni inshuti yanjye, nanjye bwo gushyigikira umurimo w'Imana ndaguha ibihumbi 10 nidusohoka aha hantu. Haleluya. Amen. Natwe wikivanga n'abandi. Bano adusengera isengesho. Ndahamya neza ko ari ukumucungura kandi twabaza. Yego. Haleluya, haleluya. Amen. Nanjye kubera ko bavuze ngo ni ukumucungura, mfite abana 4 nanjye wa 5 buri mwaka utangiye 1000 kugira ngo nawe Yesu azabacungure. Ari kuri telefone ndaza. Shira hariya. Tugiye gusenga. Amen. Umahanga Mana isezeranya Aburahamu umugisha imigisha igiye itandukanye, ariko ariwo ashaka kuvugamo mu migisha yanditse mu Itangiriro 12. Imana isezeranya Aburahamu umugisha. Yaramubwiye ngo yewe Aburahamu we, niwemera ukimuka ukava kandi ugasiga ukajyaho nzakwereka. Ijambo rya mbere, weho ubwawe, abazagukomokaho ndetse n'isi. ushaka data cyane izina rya Yesu arigaragaje arikamura rwose mu ngingi y'Yesu uragaragara kuri we urwaye burakira aho abaganga bari bananiwe basuzuma izina birananirwa ariko urahakora hamukiza izina ryawe ryari hamukira Mana wagaragaje ukuboko kwawe wagaragaje gukora kwawe uyu munsi wa none abageze aha ngaha bagiye gukora umurimo w'umugisha wawe kwinjira kwawe ukabona gukora ubwiza byawe bagire neza bamufite imbaraga bashobora ngaho mu bagire neza ku bintu bakora n'abandi bose bagire gukora umurimo wawe n'abagire neza batekereje kugira gukora nabo mu buzima bw'Imana yacu twakiriho mu gikorwanije bagire neza kandi ibintu byawe n'ingana n'umubiri kuko dusenze twizeye ko ibintu kandi kubikoze mu izina ry'Yesu yacu. Amen.